wumva amagambo tutangiranye. Do you have problems? Ese wowe nkurikiye ufite ibibazo cyangwa se uzahura n'ibibazo muri uyu mwaka wa 2025? Most guys are overwhelmed Abantu benshi hari igihe ibibazo bigenda bikabarenga bagasara, by them. They want ugasanga bari kurekama ku bibazo byabo like a little girl. n'udukobwa dutoya tw'utwana dutoya tumwe dufite ku myaka 5 kumanura hasi. Hey, Pathetic. ibyo bintu You n'ubugoryi. can tell the size. Ubundi uburyo umugabo areshyamo size mu mutwe, uburyo areshyamo bibwirwa n'ibibazo bigenda bikamushyira hasi. And by the size that brings him down. Bya bibazo bigenda bikagushyira hasi, kuko abagabo baratandukanye. Hari umuntu uba ufite ibibazo w'umugabo ugasanga aratuje, nta bintu biri kumutesha umutwe, ntazagaragara, ariko ugasanga hari na babagabo batari abagabo nyabagabo, aho tubazo dutoya tumukoraho akenda kugwa hasi. Ngo rero ingano y'ibitekerezo by'umugabo, ubwonko bwe uburyo bungana, ubibwirwa n'ibibazo bigenda bikamushyira hasi. Ni amagambo tutangiranye. Hey, You can't deal with small issues. rero niba udashobora kwihanganira utubazo dutoya, tuno tw'amafuti, tuno tuza tuba turi aho ngaho, Very small man. menya ko uri n'umugabo mutoya mu mutwe. Hano hanze ariko You bimeze see, nk'uko ubibona. is problem. Ubundi ubu buzima ubwabwo ni ibibazo, Living is solving. ndetse no kububaho ni ukubaho ushaka ibisubizo by'ubu buzima. Rero And sometimes ikintu biba bisaba kugira ngo ubeho neza ukemura ibibazo ushobora guhura nabyo, akenshi 99% those obstacles hari are few. ingeso uba ugomba kwitoza ugashyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nk'uko abyuka usenga isengesho rya buri munsi, nk'uko ugira ingeso wenda runaka yo kujya gusenga, ingeso yo kujya gukora, ingeso izo ni ingeso nziza. Mutavuga ngo ingeso, bari abantu bese batekereza gutare kutubwira ibintu by'ingeso. Hari ingeso nziza n'ingeso mbi, mbese twabyita nk'imico. Hari imico ugomba kwitoza ishobora gutuma ukemura ibibazo 99% ushobora kuzahura nabyo muri uyu mwaka wa 2025 n'indi myaka iri imbere. And habits. Rero Before I tell you what those habits mbere yuko nkubwira izo ngeso izo arizo, hari ikintu ukeneye kumva cy'ingenzi neza kandi ukacyumva utashyizemo ibintu byo gutekereza cyane ngo ukomeze ibintu, sibyo? even if you solve all your Ninkubwira ibi bintu ukabona ukemuye ibibazo byawe byose ufite uyu munsi, ukabona urabikemuye, your way. nta bindi bibazo ufite, jya umenya ko ibindi bishyashya biri mu nzira, biza mu nzira yawe. Fact of life. Uko niko kuri ku isi. Ukemura ibibazo, ejo hakaza ibindi. Ugakemura ibibazo uyu munsi, ejo hakaza ibindi. Niko bimeze. Ninkubwira ibi bintu ukabona ukemuye ibibazo bya mbere, ukabona ukemuye ibibazo ufite muri iyi minsi, ntuzagende ngo wicare gusa. Jya umenya ko uko ukemura ibibazo n'ibindi biba biri kuza mu nzira yawe. Niko iyi si iteye. So you better be ready for Rero ujye uhora ubyiteguye. over 5 Tugiye kureba ibintu 5 cyangwa se ingeso 5, imico 5, minutes sibyo? that will solve Ishobora gukemura ibibazo 99% ushobora guhura your nabyo. problems. Bimeze bite? Number 1. Ikintu cya mbere, Rule your mind. ikintu cya mbere ugomba kumenya neza muri ubu buzima, iga gukontorora ibitekerezo byawe. Niba ushaka gukemura ibibazo 99% buriya Two choices. tuba dufite amahitamo abiri, sibyo? Control your mind. Gukontorora ibitekerezo byawe Let your mind. cyangwa ibitekerezo byawe bikagukontorora. Most guys bring Ariko ngo abantu benshi ibibazo bafite uyu munsi themselves. usanga aribo babyiteye. Ibibazo bafite uyu munsi cyangwa se agahinda barimo uyu munsi usanga aribo bakiteye, sibyo? Their problems are something Kuko ibibazo byinshi bafite worst enemy. biterwa n'uko bo batikunda, babaye abanzi babo ku giti cyabo. Gute rero? Reason for this Ariko impamvu y'ibi simple. iroroshye, kubera They ko don't rule. They ntago bakontorora ibitekerezo byabo. rule your mind. Kandi iyo udabashije gukontorora ibitekerezo byawe, Will rule you. ibitekerezo byawe biragukontorora. Niko bimeze. Towards problems. Ndetse ibitekerezo byawe iyo bigukontoroye, iyo utari kubasha gukontorora umutwe wawe cyangwa se ubwonko bwawe, ari byo bitekerezo byawe, And act bikujyana mu ngeso mbi, mu bibazo utari wateganyije, ukabona uhora mu bibazo utazi, ukibaza niba activity. iwanyu mufite nyabingi, ugahora mu bibazo buri gihe, ukibaza ese mana ni njye umuntu jyenyine uhora mu bibazo, ni njye munyabibazo wenyine uba kuri iyi si? And activities. Ugasanga bikujyana mu mirimo iri aho ngaho n'ingeso mbi uhoramo buri munsi utazi uburyo uhora uzihoramo. No control over your mind. Kuko iyo utabashije gukontorora ibitekerezo You byawe, have no control over your desire. nta nubwo ushobora gukontorora ibyo wifuza, yaba ibyo wifuza kurya, ibyo wifuza kwambara, ndetse n'ibyo wifuza kuba wanywa. Niko bimeze. Niba udashobora gukontorora ibitekerezo byawe, ni gute wumva ko ushobora gukontorora ibyo wifuza? Ugasanga ibintu urya biragukontorora, irari ry'umubiri riragukontorora, buri kantu kose kagukozeho karagukontorora. Impamvu y'ibyo ni uko uba udashobora gukontorora ibitekerezo byawe. And the worst thing about it is
ariko ngo ikintu kibabaje muri byo You won't even believe nuko nta n'umuntu uba ushaka kubyemera ko amakosa araye, kuba ari muri iyo situwasiyo, kuba ahorana ibyo bibazo ngo abashe kubyakira abyemera, avuga ati impamvu meze gutya nuko ntashobora gukontorora ibitekerezo byanjye, amakosa ni ayanjye. Abantu benshi ntabwo bakunda kubyemera, about it. ariko bitekerezeho, When is the last time ni ryari a man admit uheruka kumva umusore ukennye cyangwa se umugabo ukennye yemera ko it's his own fault? kuba akennye gutyo, kuba afite ibibazo bya buri munsi Or an obese man ari amakosa ye, been a fat cyangwa kuba umuntu abyibushye nk'udatekereza, ariko umuntu usanga abyibushye cyane bikabije w'umusore, noneho by'akarusho ka memu ugasanga arabyibushye cyane nk'udatekereza eats too much. kubera kurya cyane. That Ibyo it ngibyo almost never happens. ntabwo bikunda kuba kumva ko umuntu ari kubyemera ko amakosa araye. Ni ryari uheruka kubyumva umuntu abyemera ko amakosa araye, kuba abyibushye gutyo, kuba hari siporo, hari uburyo birirwa bashishikariza kuba wakora umwitozo ushobora gutuma ibiro byagabanyuka, kumenya ngo ibi niba umubiri wanjye ubyibuha cyane, ibi ndamenya ibyo ntoranya kurya, kubera ko udashobora gukontorora ibitekerezo byawe. Nta nubwo ushobora gukontorora ibyo wifuza kurya, ugasanga kenshi iyo udakontorora ibyo wifuza kurya hari ukuntu ugenda nyine ukabyibuha, noneho ukirengagiza ikintu cyo gukora siporo. Ikindi, kuba umusore akennye nta mafaranga afite. Ni ryari uheruka kumva umusore yemera kuba nta mafaranga afite ari amakosa ye? Uhita utangira kumva atangiye kuzana inzitwazo. Izihe rero? They'll blame everyone around them. Ahubwo uhita utangira kumva batangiye kurenganya abantu bose babazengurutse, abantu babana muri sosiyete, wumva bivugisha utuntu ngo bari abafite amafaranga ni wabo bayabahaye, bari abagenda mu modoka nta mahirwe bagize, bariya ni gutya na gutya, ukumva bari kuzana inzitwazo zidafashije, naho kugira ngo bemere ko amakosa ari ayabo bakayashyira kuri situwasiyo ihari. Ni amahirwe bagize, amahirwe ava mu gukora. Niba udashaka gukora, kuki wumva ko ari amahirwe bagize? Ntago ari amahirwe bagize, ahubwo baricaye barakora. For they'll ever blame themselves. Usanga babishyira ku bandi mbere y'uko babyishyiraho, cyangwa se mbere y'uko babyirenganyiriza babyemere ko amakosa ari ayabo. Pathetic. Ibyo bintu ni ubugoryi. Man, Nk'umugabo always uba ugomba guhora wibuka ko you are the one that ibitekerezo byawe controls ari wowe muntu wenyine ushobora gukontorora ibitekerezo byawe ndetse n'ibikorwa byawe. Rero change. kuri ubona hano hanze waguhindura iyo situwasiyo urimo, ushobora kuyihindura nonaha ukiri ku Nkoranya TV. Uhita unakora subscribe kugira ngo ibintu bimere neza, uyu mwaka uzasoze vuga ati kabisa ku Nkoranya TV hari ukuntu njyaho nkavaho nkuyeho ibintu bizima. Because your reality is based on Impamvu ushobora kubihindura nuko ukuri kose ubona hano hanze the way you think. gushingiye ku buryo utekerezamo ibintu n'uburyo ubonamo ibintu. I know this doesn't sound Ndabizi ko ibi ngiye kuvuga bidasanzwe, some cheap trick. ndetse nta nubwo ari uburyo bworoshye wapfa gukoresha gutyo, bukoreshwa n'ubonetse wese. Ariyo mpamvu nkubwira ngo wicare hamwe manze ngusobanurire. But controlling your mind comes before Ariko ikintu ugomba kumenya cyo nuko gukontorora ibitekerezo byawe ari cyo kintu cya mbere kiza mbere y'ibindi bintu byose. Wicara ukiza anything else. ibyo, wicara ubizi. Improvement is meaningless. Rero kuba watera imbere ibi bintu byose ugiye kukubwira utazi icyo kintu, cyangwa se utabasha kucyakira icyo kintu ko gukontorora ibitekerezo ari cyo kintu kibanza, n'ibyo naba ngiye kukubwira ntacyo byazakumarira. Garbage if you are Niba to your own. warabaye umucakara w'ibitekerezo byawe, You to remember what I'm about. ariko ndagira ngo wibuke ko buriya hari abantu bajya bakubwira ngo Our mind is truly powerful. ibitekerezo byacu bifite imbaraga zidasanzwe, cyangwa se ubwonko bwacu bufite imbaraga zidasanzwe. And anything Kandi ikintu cyose gifite imbaraga has the zidasanzwe capability to kiba gifite ubushobozi bwo kuba cyarema ibintu bidasanzwe, or be very destructive. cyangwa se kikaba cyarema ibintu bishobora kuba byaza bikakurimbura ubwawe. Ubwo bwonko bwawe, uwo mutwe wawe ufite ubushobozi budasanzwe kuba bwarema ikintu kidasanzwe, cyangwa bukaba bwarema ikintu kibi cyaza kikakurimbura ubwawe. Kuko abantu hano hanze mubona ibisasu birirwa bakora, amarobo birirwa bakora, baba bakoresheje umutwe. Rero jya umenya ko ubwo bwonko bwawe, ibyo bitekerezo byawe, iyo utabikontororoye neza, bishobora kurema ikintu cyakurimbura, cyangwa se bikaba byarema ikintu cyiza cyakugirira akamaro mu buzima bwawe. You are gifted with Kuko iyo ni impano don't control that wahawe n'Imana. Rero ngo iyo utabashije gukontorora ibitekerezo byawe, power. Your life will
cyangwa se izo mbaraga wifitemo muri wowe indani, in shambles, ubuzima bwawe burangira nabi, with 99% of nk'abantu 99 bakuzengurutse ubona byacanze hano hanze. around you. Now, rero let me tell you how reka nkubwire uburyo ushobora kwicara ugatuza this beast called your mind. iyo nyamaswa bita ibitekerezo byawe cyangwa se ubwonko bwawe, uburyo ushobora kuyikontorora. Reka nkubwire uburyo iyo nyamaswa yitwa ibitekerezo byawe, ubwonko bwawe ushobora kubukontorora, kuko tubonye ko ishobora kurema ibintu bihambaye bishobora no kurimbura ikiremwa muntu, kandi ngira ngo ujye ubibona hano hanze. You have to practice mindfulness. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ugomba kwitoza gutekereza neza byuzuye. Mindfulness is buriya gutekereza neza byuzuye by focusing your ni uburyo ubigeraho ufokasinze ku bitekerezo byawe, ku marangamutima yawe, ndetse ukakira ibyifuzo byawe n'ibitekerezo byawe ukabishyira ku murongo. thoughts. Ko bimeze, Doesn't sound fancy. urumva ibi Some bidasanzwe, cheap trick. kuko nta nubwo ari uburyo bworoshye, ariko Important. ni ibintu by'ingenzi. Different ways to Hari uburyo bwinshi ushobora kwitoza gutekereza neza byuzuye. in a walk in nature. Ntago bikaze, ushobora kwifata ugatemberamo muri karitsiye, fata akagendo kajya ahantu runaka, Without your phone. ukifata ugatembera ariko telefone yawe wayisize. Mujya mubona abazungu bakunda kuza hano mu Rwanda bagatembera bakajya mu maparike bavuye iwabo, buriya baba bari gushyira ibitekerezo byabo ku murongo. Mwe mukagira ngo ni uguhaga, jya ufata akanya utembere. Buriya ibibazo byinshi tugira, hari igihe no kwicara hamwe bituma udatekereza neza uburyo ushobora kuba wakemura ibibazo byawe. Just being in the present moment. Ujye ufata akanya utembere, And writing your thoughts. cyangwa ufata akanya wicare utuje, nta kindi kintu kiri kukubangamira. Ufate ka agenda, ibitekerezo byawe ugenda ubyandika kimwe kuri kimwe, Paper. ubyandika ku rupapuro, Way is by observing. cyangwa ukoresha ubundi You buryo can do this a few minutes. ugakora ibi ngiye kukwigisha. Hari indi tekinike nshobora kukwigisha ushobora kuba wakora kugira ngo ibitekerezo byawe ubishyire ku murongo. Today, just focusing on your breathing. Ni ibintu byoroshye, ugende wicara ahantu utuje, ufokasinge ku buryo winjiza umwuka uwusohora hanze, winjiza umwuka uwusohora hanze, winjiza umwuka uwusohore hanze. Ibyo bintu wagiye ubyumva kenshi ukagira ngo ni imikino, hari ahantu bagenda babikoresha cyane cyane mu masiporo n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Uburyo winjiza umwuka uwusohora, uwinjiza umwuka uwusohora, ni ibintu byoroshye biri simple, wafunze amaso utuje, wumva ko nta kindi kintu kiri kugutesha umutwe wana. There are many different Rero hari uburyo bwinshi mindfulness. ushobora kwitozamo kuba watekereza neza And take byuzuye, control of your mind. ndetse bigagufasha kuba wakontorora ibitekerezo byawe. There isn't a single best. Ntago hari uburyo bwonyine bwiza bwo kuba wakontorora ibitekerezo bumwe bwonyine. You need to find Ufite gushaka nawe ubwawe bwagukorera umuti ugatuma utekereza neza. what are glued to their phone. Ariko ba bantu birirwa bunamye mu matelefone yabo, ba bandi nirirwa mvuga, Say. abo ntago bari buze kumva icyo nshatse kuvuga. So let me say Rero reka nkubwire iki ngiki, nongere nkivuge, one more time. nkisubiremo inshuro nyinshi. Your mind, Kontorora ibitekerezo byawe, or it will. cyangwa ibitekerezo byawe bigukontorore. Niko bimeze. Number 2. Ikintu cya kabiri, Make money. gukorera amafaranga. Ingeso yo gukorera amafaranga. Ukimara kumenya ingeso yo gukontorora cyangwa se gufata umuco wo gukontorora ibitekerezo byawe, ikindi kintu cya kabiri, niba ushaka gukemura ibibazo bimwe na bimwe, iga uburyo bwo gukorera amafaranga. Making money Buriya gukorera amafaranga ni indi ngeso ishobora gutuma ibibazo byawe ubikemura. does not solve all problems. Wenda amafaranga ashobora kudakemura ibibazo byose ufite 100%, It solves all money problems. ariko buriya amafaranga ashobora gukemura nanone ibibazo byose bikemurwa n'amafaranga. Amafaranga ashobora gukemura ibibazo byose bikemurwa n'amafaranga. Like it or hate it. Ubyange cyangwa ubikunde, The world is run. ubundi iyi si ubwayo iyobowe n'amafaranga. The broke man. Aho umugabo w'umukene abaho kuri iyi si nta mbaraga afite, naho umugabo w'umukire aba hari umunyembaraga. Ibyo nabyo ubyemera. As a man, Ndagira ngo unyumve neza, nk'umugabo to make money, uba ugomba gushaka uburyo bwo gukorera amafaranga ukabishyira mu nshingano zawe. already given up on Ariko themselves. hari abantu byarangiye biyakiriye rwose, bavuye ku izima, And they cope. birirwa bijijisha It's bavuga like ngo money is the root of amafaranga ngo ni umuzi w'ikibi, doesn't make you. cyangwa ngo amafaranga ngo ntago yatuma wishima. Nuzajya wumva bari kuvuga ibyo bintu, jya umenya ko akenshi baba bari kwijijisha. Ko bimeze hano hanze, ngira ngo ujye ubumva. Like money is the root of all evil. Ngo amafaranga ni umuzi w'ikibi, Doesn't make you happy. cyangwa amafaranga ntiyatuma wishima. Says something like that. Nujya wumva umuntu ari kuvuga utyo, They are cool. ujye umenya ko akenshi aba ari kwijijisha. To justify Ujye umenya ko ari kwiha urwitwazo rwo kuba ari muri iyo situwasiyo why y'ubukene, they're broke or mediocre. cyangwa kuba byaramucanze. Reality would hurt them
too much. kubera ko kwemera ukuri ngo bahangane nako kuba ari abakene cyarabananiye gushaka uburyo bwo gukorera amafaranga, ni ubwo uhita wumva ari kuzana izo nzitwazo, ariko akenshi aba ari kugira ngo yiyakire kuko guhangana n'ukuri byaramunaniye. Ibyo bintu ni ubugore. Buri mugabo wese aba agomba kuba afite inzira nyinshi cyangwa se ubugeni bwinshi anyuramo ashaka amafaranga. Biri mu nshingano yawe gushaka inzira nyinshi zo gukorera amafaranga. Hari uburyo bwinshi buhari, hari uburyo bwa online, hari uburyo nawe bundi ubona buri hanze hano ushobora gushakamo amafaranga. Ushobora kuvuga uti amafaranga se wayakura he ko yabuze? Abandi se bayafite bayakura he? Abandi bayafite bayakuye. Rero ntukajye wicara ngo wijijishe wigane nk'aba bo hanze byacanze birirwa bavuga ngo apo amafaranga n'umuzi w'ikibi cyose, cyangwa ngo amafaranga n'ubundi se n'abayafite ntibishimye. Oya, uko ni ukwiyiha urwitwazo rwo kwiyakira kuba byaragucanze. Rero ujye ukora subscribe, hari igihe nazabatamo video y'uburyo twakorera amafaranga muri uyu mwaka wa 2025. Icya gatatu, buriya jya ukora umwitozo buri munsi niba ushaka gukemura ibibazo 99% ufite, kuko ibibazo byinshi akenshi dufite bimwe na bimwe muri byo bishobora gukemurwa nuko twewe umubiri wacu wabashije kumuvinga ukava ahantu hamwe ujya ahandi. Urumva bitangaje, ariko ibyo bintu nibyo. Buriya ibibazo byinshi akenshi tunafite nta nubwo biba ari binini nk'uko tubibona, ahubwo impamvu y'ibi ni uko ufata ibintu ukabyegeza umutima, ukafata ibintu ukagenda ukabiremeza. Ahanini umusaza w'umunyabwenge niwe wavuze ngo ahanini ibibazo byinshi dufite, ibyinshi usanga bitanatureba ari iby'abandi bantu. Ujya ufokasinga ku kibazo, cya kibazo kugeraho directly aricyo ufokasingaho, aricyo ubasha gukemura. Muri iyi minsi hari ukuntu bishizemo usanga bareba n'ibitabareba, ugasanga ahangayikishijwe n'ibintu bitari bumugireho ingaruka cyangwa iki. Noneho hari akantu kateye ko guhangayikishwa n'ibyo abantu bari bukuvugeho, ugasanga umuntu ntagakirya ntagakiryama. Kubera iki? Kubera ngo ibyo abantu bari bugutekerezeho, kubera ko ibyo abantu bari bukuvugeho. Ariko mujya munsetsa we. Ariko icyo kintu nacyo ndaza kugihagurukira, ndaza kubatamo video y'uburyo mwakwibohora ibitekerezo by'abandi bantu n'uburyo wacika kuri iriya ngeso yo kumva ko abantu ari we bari gutekerezaho, kuko abantu arega babayeho nk'ababaye muri gereza y'ibitekerezo by'abandi bantu bari bubatekerezeho. Rero ngo usanga kenshi ibibazo twabigeze binini kurusha uko biri. Biba bimeze bite rero? Cyangwa ukagenda ukicara ahantu ukigunga, uzembuza umutwe, ukebaguza hirya no hino, ku buryo umuntu agituruka hirya ahita abona ko koko ufite ibibazo, kubera kuba wagiye ukicara ahantu hamwe wafatiwe mu gutekereza gusa. Ukeneye gufata akanya ukagenda ukava ahantu hamwe ujya ahandi, kuko buriya ndagira ngo nyumve neza, numara gukora umwitozo, nufata akanya ugakora umwitozo, ugakora siporo, nibwo uzabona ko ibibazo bimwe na bimwe, hari utubazo tumwe na tumwe twagiye tukabona, kubera ko n'ibibazo bigenda byiyongera. Uraho uricaye uri gutekereza situation, ibintu byose wabivangavanze ariko noneho nuva muri siporo uzaza waruhutse mu mutwe, wumva uri gutekereza neza. Usanga hari n'ibibazo watekerezaga ko ari ibibazo, ari utuntu turi toto, noneho bya bibazo biri seriye, noneho bya nyabyo, bya bibazo bya nyabyo bisigaye uzafate agapapuro, kuko biri seriye, nurangiza ubyandike kuri ako gapapuro. Ibyo bizatuma uhita utekereza neza inzira y'uburyo washakamo igisubizo cy'ibyo bibazo ufite, kubera ko ubushobozi bwo kuba wakemura ibyo bibazo uzaba wakoze siporo. Ubwonko bwawe buri gutekereza neza, bisa nkaho ubwonko bwawe ubuvanye ku ityazo nyuma yo gukora umwitozo. Ariko hano hari ikintu abantu badakunze kumva neza, kubera ko umubiri wacu n'ubwonko bwacu ni ibintu bifatanye, bifite ahantu bihuriye. Rero ntago wakontorora ikintu kimwe udakontoreye icya kabiri, kuko ikiremwa muntu uburyo duteyemo ntago twaremewe kwirirwa twicaye mu ntebe. Hari ingeso abantu bafite, urava ku kazi, wava ku kazi ugahita utega umumotari, cyangwa se ufite imodoka uritwara ugahita uva ku kazi uhitira iwawe, wagera iwawe ugahita uva mu modoka uhita ukomeza ujya kuryama, ukabyuka gutyo icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya gatatu wirirwa wicaye muri biro, uva muri biro ujya mu modoka cyangwa utega umumotari akugeza iwawe.
ntabwo urumva ibyo bintu ari byo. Uba ukeneye kumuvinga, uba ukeneye ko umubiri ukora agasiporo. Birirwa bababwira gukora siporo, n'umukuru w'igihugu yirirwa babwira ko gukora siporo ari ibintu byiza cyane. We need to get our blood flowing. Kuko tuba dukeneye ko amaraso yacu yatembera mu mubiri neza, cyangwa se tugatuma ubwonko bwacu, umubiri wacu wakira akuka kavuye hanze, ugasohora wa mwuka mubi uba urimo indani muri twewe. Tugasohoka ahantu hari ibiti, ahantu hari akayaga hameze neza, tukagenda n'amaguru dutembera, cyangwa tugakora agasiporo ka korosi. If you don't move, rero nutabasha kugenda guva ahantu uri wirirwa wicaye shaho, you'll get brain fog. Jya umenya ko ubwonko bwawe buzazaho ikintu kimeze nk'igihu, cyangwa se bwarangije kuzaho ikintu kimeze nk'igihu. Ariyo mpamvu wiri gutekereza cyane, ibibazo byakurenze n'ibibazo atari bintu, ugasanga uri kubikomeza, uri kubiremeza kurusha uko biri. Cloud your ability to think critically. Ukeneye kugenda ukava ahantu hamwe ujya ahandi ugakora siporo. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye muri gym guterura ibyuma. Ushobora gukoresha uburyo bworoshye, ugakora twa pompaje, ugasimbuka umugozi, ugakora iki, uburyo bukoroheye nawe. Ushobora no gufata akanya ukagenda ukavuga ati ngende ibirometero 2 ndi kugenda nitonze nanura amaguru. N'icya kane, fata umuco wo kumva ko ugomba kurya ibiryo by'umwimerere, bya biryo by'umwimerere. Stop eating garbage. Mureke kurya ibiryo by'umwanda. Hari abantu bakomeje kurya ibiryo by'umwanda. Ntabwo ukiri ka kana gatoya gasarira ibiryo byose kabonye ku mihanda, gasarira ibiraha ku mihanda. Wapi, ibyo bintu nk'umugabo ugomba kubivaho. Cyangwa ngo uri wa mugore utwite, hari ukuntu abagore batwite buri kantu kose bashaka kugakoza mu kanwa. Murekere kurya umwanda. Nk'umugabo uba ugomba kwitondera ibiryo urya, ndetse ukamenya ko ibiryo twese hano turya akenshi bigira ingaruka ahazaza, kuko turi ibyo turya. Ngira ngo ibyo bintu ukunda kubyumva abantu benshi babivuga ngo turi ibyo turya. Rero jya umenya ko ibiryo akenshi turya uyu munsi biba bizagira ingaruka ku hazaza hacu. Rero nk'umugabo uba ugomba kubyitondera. Rero ngo iyo wifashe ukarya bya biryo by'umwanda, ibyo biryo byose, za pizza, za burger, wa muri kwirishwa mwipostingishwa, warangiza uri kurya umwanda, warangiza ukanawupostinga. Impamvu ari umwanda kugira ngo ubyumve neza, bya biryo byose urya wajya kwa muganga ugasanga barabikubujije, cyangwa se bajya babikubuza bakakubwira ati ibi biryo biveho. Menya ko ari umwanda uba uri kurya. Ni umwanda. Rero iyo uriye ibiryo nk'ibyo uba uri kurusha igifu, uba uri kurusha ubwonko, ni umwanya wo kuba buruhuka. Ibyo bintu wakagombye kubikora, kuko ubwonko bwawe buba bugomba guhora bwiteguye mu gihe haje ibibazo, ukaba uri gutekereza neza. Iyo utekereza neza ukora siporo, ibibazo iyo bije bisanga ubwonko bwawe bwiteguye. Rero ngo iyo urya bya biryo by'umwanda bituma ubwonko buruha vuba, noneho n'igifu ukakirushya gitunganya bya biryo bivangura umwanda n'utw'ingenzi turimo dukeya, ugasanga ntago ufite wa mwanya wo kuba wagera ku bintu bihambaye, kubera ko ubwonko bwawe bwaragiye neza, bwirirwa burushye, bwirirwa bunaniwe. Ntago ari ibyo gusa, ushobora kuba utarya ibyo bitumbuwa, ibyo biraha, bya bindi byose mwirirwa mujya ku muhanda. Ariko buriya ikindi kintu kibi, ikintu cyo kurya cyane ugakabya, ugahaga, ukijuta ku buryo umuntu akubonera kure, bya bindi bavuga ngo uri gukora kunda ugatonekara. Biriya bintu ntabwo ari byo. Biriya bintu, niba uzi ko ushaka gutekereza neza ukanakemura ibibazo 99% ufite, gabanya ibintu byo kurya cyane. Gabanya ibintu byo kurya cyane, kuko akenshi impamvu y'ibyo ngibyo nubisanisha na bya bindi nari kuvuga ngo uba uri kunaniza umutwe, uri kunaniza n'igifu, ugatuma ubwonko bwawe budatekereza neza. Ntabwo ujya wumva bavuga ngo uriya muntu ari kurya cyangwa se abyibushye nk'udatekereza. Hari impamvu bajya babivuga. Indi mpamvu, ngira ngo akenshi iyo umaze kurya ibiryo byinshi uhita wumva ushaka kwiryamira, ugahita wumva urarushe, ugahita wumva ubunebwe burakwishe, uhise utangira kwisinzirira, ukumva ubwonko burananiwe, cyangwa se ukumva mugenzi wawe arakubwiye ngo sinzi niba iri somo ry'ikigoroba ribuze kuryiga. Kubera iki? Akimara kurya ibiryo byinshi ubwonko buhita buruha, noneho n'igifu kikaruha kigwana no gutunganya bya biryo. Cyangwa se bikagutwara igihe kinini cyo kuba watunganya bya biryo. Abenshi noneho bakora n'ikosa, umaze kurya ibiryo byinshi urabizi ko biri butware igifu,
amasaha menshi igifu gitunganya ibyo biryo, ubwonko butari gukora neza, warangiza ugahita ujya kuryama kugira ngo igifu kibitunganye, ndetse bigatuma udatekereza neza kuko akenshi uhita wumva unaniwe. Ariko hari impamvu bajya bavuga ngo inzara itera imbaraga, ndetse inzara ityaza ubwonko. Uzabirebe cyagihe iyo usoje akazi kawe wari uhuze ari cyo kintu uhugiyemo, noneho wajya kurya ukaza uri kurya ufite apeti, ndetse ukarya bya biryo by'umwimerere, bituma ubaho neza. Ikindi bituma uramba kuko hari imvugo ivuga uti turi ibyo turya, kandi ibyo turya biba bizagira ingaruka ku buzima bwacu bw'ahazaza. Utanyumva nabi, ntabwo nigeze mvuga ko mu buzima bwawe wava kuri izo pizza, kuri izo baga, kuri ibyo biraha, ntabwo mvuze ko wabivaho. Ariko buriya kurya indyo yuzuye nanone hari igihe biba bisaba kuringaniza ibyo urya bitewe n'ibiryo ugiye kurya uwo munsi. Rero kugira ngo ubiringanize neza, ni uko wakagombye kurya bya biryo by'umwimerere nka 80%, ibindi 20% bisigaye akaba ari ibyo urya. Ntituvuze ko utarya ibyo biraha na za ndyo za nyuma ujya mu postinga mwumva ko ari ubusirimu. Ariko ujye wicara wiha intego uvuga uti mu biryo ngiye kujya ndarya 80%, bigiye kujya biraba ari bya biryo by'umwimerere, bya biryo bitari byo mu nganda, bya biryo bitarimo amavuta menshi. Hari abantu babikora mukabaseka mukagira ngo hari indi mpamvu, ariko buriya impamvu ibihari kuko ibyo turya turi ibyo turya, kandi ibyo turya biba bizagira ingaruka mu buzima bwacu bw'ahazaza. Ibyo bituma mu mubiri wawe ikintu bita amavuta kigabanuka, bigatuma ubwonko butekereza neza. Noneho 20% ujye uryamo bya biryo byose wifuza kurya byo ku mihanda. Ariko ntabwo mvuze ngo mugende mubigire intego muvuge ngo mubirye mubishaka. Nugira uwo muco wo kurya ibiryo bitanyuze mu nganda, bitanyuze n'ahandi, nibwo uzabashimira ukavuga uti burya bya bintu watubwiye byatugereye akamaro. Cyangwa se ukaza uvuga uti burya bya biryo by'umwanda nta nicyo biba bimaze. Iyo umaze kurya ibyo biryo uhita ufata umwanzuro wowe ubwawe wo kwikura kuri bya biraha, kuri bwa buntu bw'amafuti. Ibiryo by'umwimerere biba bifite karite mu buryohe bwabyo, apana mu kuba warya bya biryo by'umwanda. Icya gatanu, iga kumva ko wakemura ikibazo kimwe, uburyo bwo gukemura ikibazo kimwe ku munsi. Numara gukontorora ibitekerezo byawe ndetse ukareka kuba umwanzi wawe mu mitekerereze, ugatangira kwikunda, ugatangira kumva ko amakosa ari ayawe n'ibintu uri kwica biri guterwa nawe, apana kubishyira ku bandi bantu. Ndetse ugakora umwitozo, wa mwitozo ngororamubiri, wa mwitozo utuma utekereza neza. Ikintu cyonyine uzahita ukora, uzaba ukeneye guhita ufata ikibazo kimwe mu bibazo byose ufite, cyane cyane iyo wabyanditse. Ko iyo ufite ahantu wabyanditse, niyo waba ubizi mu mutwe, uba ugomba gutoranyamo ikibazo kimwe ku munsi, ndetse ukagifata nk'akazi k'uwo munsi. Bushobora kuba ari uburyo ushobora kwiga bushyashya, cyangwa se wakwiyunguraho bushyashya, bwaba online bwo gukorera amafaranga, cyangwa se ukiga ikintu gishyashya, cyangwa ukaba wakora siporo ukavuga ati uyu munsi ngiye gukora ka siporo ndebe ko nagabanya ibinure, nagabanya umubyibuho. Ikintu cya mbere ugomba kwiga ni ugutangiza akantu kamwe, ukamenya ko ugiye gutangirira ku kabazo kamwe, apana kumva ko ibibazo byose ugiye guhita ubikemurira icyarimwe. Niko biba bimeze. Iyo wihebye ukagenda ukiheba, ugahita uvuga ati n'ubundi nta kintu nakora, biriya bibazo ufite ni byinshi, ugahita wigira mu mayoga, ugahita wigira mu mavideo game ngo ubyiyibagize. Wapi, ibyo ntabwo bikora. Uba ugomba kwicara mu kagoroba, warangiza ukandika buri kantu ku kandi mbere yuko ujya mu buriri, mbere yuko ujya kuryama. Noneho ugafata ibibazo bimwe na bimwe ubona bigoye, ukabigabamo uducece, ukabigabamo inzira zigiye zitandukanye z'uburyo ushobora gukemuramo icyo kibazo. Urugero rwiza, buriya ikibazo twakigereranya n'igiti. Buriya igiti ugiye kugitema ukabona uburyo ari kinini, ntabwo wagitema uruhande rumwe ngo kizabashe kugwa cyangwa se uzabashe kugitema, ntabwo bishoboka.
uhita wumva ucitse intege. Ariko umunyabwenge yagiye kugitema agihera impande zombi, agatema hamwe akajya ahandi akacyataka umuzenguruko. Uko agenda akuraho gake niko igiti agenda abasha kukinjiramo imbere, akaba yabasha kukirimbura, akaba yabasha kugishira hasi. Rero nawe ugomba gukoresha ubwo buryo mu gihe ubona cyane cya kibazo ari kinini, ndetse ibyo bihita bigufasha mu kumenya ngo ni ikihe kibazo ngiye gukemura. Buriya ntuzacike intege zo kumva ko mu gihe ufite ibibazo nta buryo buhari bwo kuba wakemura icyo kibazo. Wapi, uburyo buba buhari, ahubwo nuko wenda ubwonko hari ahantu bwafatiwe bwo kuba icyo kibazo wabasha kugikemura. Urundi rugero, ibyo bibazo ufite waburiye ibisubizo, ugize ngo ntihari abandi bantu bashobora kuba bafite ibyo bibazo ariko bo bari guhita babona ibisubizo ako kanya. Kuba ibintu wabiburiye igisubizo ntabwo bivuze ko nta gisubizo gihari, ahubwo uburyo bwo gutekereza icyo gisubizo. Ko bajya bavuga buri kibazo cyose kiba gifite inzira n'igisubizo cyacyo, ako kantu ujye ukitaho. Rero ntugacike intege niyo waca mu nzira ntoya, za zindi ntoya. Ntugaca amazi ngo usuzugure za nzira ntoya uri gucamo, uri gushakisha ibisubizo, kuko utwo tuntu dutoya ugenda ukora ushaka uburyo wakemura ibyo bibazo, turagenda tukubaka ikintu gihambaye mu hazaza hawe. Akenshi kugira ngo ubyumve neza, abantu bari ahantu bari kuvuga ngo amafaranga araturikira hehe icyarimwe, amafaranga aravira hehe icyarimwe. Oya, uba ugomba guca no mu nzira ntoya. Niba ufite ikibazo cy'amafaranga ugaca mu nzira ntoya zigusaba kwihangana, ukagenda ufata akantu kamwe, ufata akazi koroheje, ujya ku kandi koroheje, kuko bajya bavuga ngo akazi kabi kaguhesha keza. Bajya bavuga ko iriya shusho uba uri kuboneramo ishyamba, jya umenya ko ishyamba riba rigizwe n'ibiti byinshi, akenshi biba byarahereye ku giti kimwe. Ikindi, ukamenya ko intambwe 1000 zitangizwa n'urutambwe rumwe. Ukumva ko rero ubwo buryo bwagufasha mu kuba wafata mu bibazo byose byakurenze, nawe kugira ngo usare ugende wacitse ururondogoro ahantu hose uri kuvuga uwo muhuye wese abona ko ufite ibibazo cyawe, uri kugenda umuratira ibibazo byawe. Ko abantu benshi hano bwo baba bakwitayeho, baba bari kukumvira ubusa. Wakagombye kumenya ko nimugoroba akazi kawe ufite ari ugufata agatabo ukandika ibibazo waba ufite, ukavuga ati mfite ikibazo iki n'iki, ukabyandika. Noneho iyo umaze kubyandika ibyo bibazo ukagenda ufatamo kimwe, nyuma yuko uvuye gukora ka siporo by'umwihariko, ukareba muri bya bibazo biri seriye ufite, ukagenda ubikemura gake. Niba hari ikindi gitekerezo ushobora kuduha, wakwandika muri komenti, ukandika uko byumva, cyangwa se ukatubwira iyi wundi muco cyangwa se indi ngeso ushobora gukoresha ukaba wakemura ibibazo ufite. Ariko nibyo bintu 5 nagiraga ngo tuganireho uyu munsi ku Nkoranya TV, byagufasha gukemura ibibazo 99% akenshi ukunda guhura nabyo cyangwa se uzahura nabyo muri ubu buzima. Ikintu cya mbere, reka mbibasubiriremo tugisoza. Ikintu cya mbere twabonye ko ari ukwiga gukontorora ibitekerezo byawe, ukareka kwiyanga, ukanicara ukiyakira, ukavuga ati ibi bintu impamvu bimbaho, impamvu ufite ibibazo byinshi, rimwe na rimwe aba ari amakosa yanjye nubwo mba nashaka kubyemera. Noneho nubasha gufata uwo mwanzuro, ukareka no kurenganyiriza ibibazo byawe ubishira ku bandi bantu, ukiyumvamo ubushobozi bw'uko ushobora gukemura ibibazo binyuze muri wowe, ukamenya ko ibitekerezo byawe bifite imbaraga zidasanzwe zo kuba bwarema ikintu gihambaye, cyangwa se bukaba bwarema ikintu gihambaye gishobora kukurimbura, nibwo uzahita ubona ko burya hari ubundi buryo waremamo izindi nzira zishobora gutuma watekereza neza, ubwonko bwawe ukabushyira ku murongo. Icya kabiri cyahita kibigufashamo gukora umwitozo wa buri munsi, ukajya ufata umunsi ugakora umwitozo. Ibyo bituma amaraso atembera neza, ikindi bigatuma ubwonko bukora neza, ukamera nkaho uri kubushyira ku icyazo. Bya bibazo uba ufite wicaye ahantu hamwe byagucanze, uri gutekereza cyane, wihebye cyane, bigatuma ubwonko bukora neza, noneho bikakujyana ku bisubizo cyangwa se ku nzira z'uburyo wakemura ibyo bibazo ubona byakugarije, ibyo bibazo abandi bari kubona bagasara, wowe ugatangira kubibona nk'ibibazo byoroshye, ahubwo wakagombye kubushakira igisubizo. Ikintu cya gatatu ni ukwiga kurya ibiryo by'umwimerere. Twabonye ko abantu benshi akenshi barya ibiryo by'umwanda bibwira ko ari bwo busirimu,
akenshi ngo ibyo biryo iyo ubiriye gutyo igifu kiragenda kikahagorerwa kikananirwa kigerageza gutunganya ibyo biryo wariye birimo umwanda, kigerageza kubivangura, ibidakenewe kibishyira hirya, ibikenewe kibyohereza aho bigomba kujya. Rero ngo iyo ukunda kurya bya biryo bitari iby'umwimerere, bino biryo mwirirwa murya mugapostinga mwumva ko ari ubusirimu, akenshi buri kunaniza igifu ndetse uburi guta ubushobozi bwo kuba watekereza neza cyangwa se bw'imitekerereze yawe, bwo kuba wabasha kuba wakwicara ugatekereza mu bibazo ufite, ndabikemura ndashaka izihe nzira, nakoresha ubuhe buryo kugira ngo ibibazo mbivane mu nzira. Ikindi, kurya cyane nabyo iyo ngeso mukayicikaho, kuko kurya cyane bitwara umwanya igifu ndetse n'ubwonko mu kuba bwatunganya ibyo biryo wariye. Ikindi, bihita binananiza umubiri ukumva ushaka kwiryamira, akenshi ugasanga ibibazo ufite nta nubwo ubonye umwanya wo kubitekerezaho nka nijoro uvuga ati harya ibibazo mfite nzabicikane, nzabikemurane. Ikindi twabonye ingeso yo gushaka uburyo wakuriramo amafaranga, kuko twabonye ko amafaranga ntago ashobora gukemura ibibazo byawe byose ufite pe, ntago ashobora kubikemura, ariko twabonye ko ashobora gukemura ibibazo byose bikemurwa n'amafaranga. Ikindi, ukareka ibyo bintu byo kwiyakira no gucika intege ukavuga uti ngo abandi ngo bafite amafaranga. Ibyo bintu twabibonye tugitangira ko atari byo kuvuga ngo barango ni amahirwe bagize mu kuba bafite amafaranga, ngo barango ni iwabo bayabahaye, ntago ari amahirwe bagize, ahubwo ni uko bakoze cyane. Ibintu byo kwishyiramo wiyakira uvuga ngo amafaranga ni umuzi w'ikibi, ngo amafaranga ngo ntago yatuma wishima, wapi, urwo ni urwitwazo buri kwiha. Jya umenya ko iyi si ubwayo iyobowe n'amafaranga, aho umugabo w'umukire aba afite imbaraga, umugabo w'umukene nta jambo afite. Akenshi niko iyi si imeze, niko kuri ku isi, niko kuri kudahinduka. Ikindi kintu cya nyuma twabonye aricyo cya gatanu, ikintu bita gufata umwanya ugakemura akabazo kamwe, ukajya ukemura ikibazo kimwe gake gake, apana kumva ko ibibazo byose wabikemurira icyarimwe. Iyo nzira nayo ishobora kugufasha mu kuba wakemura ibibazo 99% ushobora kuzahura nabyo muri 2025, kuko ntago waza byose ngo ubikemurire icyarimwe. Nibyo twabonye ku Nkoranya TV. Reka mbabwire ngo mukore subscribe, tugiye kujya tureba video zirimo zadufasha muri ubu buzima. Mbona video ishobora kumfasha nkayizana ku Nkoranya TV tukayirebera hamwe, twese nyine ikadufashiriza hamwe, ubundi tukubaka umuryango munini w'Inkoranya TV, ikoraniro ry'ubwenge, ahantu havana ibitekerezo bizima, ahantu hari inama nzima. Reka mbabwire ngo bye bye, ciao ciao.